rwose mukeneye guhagarika aya magereranya yanyu, ibintu mubyihorere rwose by'amagereranya adafite epfo na ruguru, ngo y'ukuntu ngo bamwe bubahiriza uburenganzira bwa muntu abandi ntibubahirize. Muricara mugatekereza ko muri abatagatifu mukora ibintu neza, abandi basenga ibintu byangiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bagirira nabi abantu, ariko twe twarwaniye uburenganzira no kwishyira kwizana kw'abantu bacu kurusha undi muntu uwo ari we wese, namwe ubwanyu murimo, ariko muricara mukavuga ubusa, mugahugira mu bintu bidashinga. Aho twavanye igihugu cyacu n'aho tukigejeje ubu ngubu ni ibintu byigaragaza kandi byivugira. Ibindi byose ibyo byegeranyo n'izo nkuru muvuga mu bishingira aho twavanye igihugu n'aho tukigejeje, ariko mutekereza ko hari isi ebyiri, ngo hari isi murimo muri abantu b'abatagatifu, ko abantu beza mukora ibintu neza mubahiriza uburenganzira bwa muntu, ngo naho twebwe iwacu muri Afurika no mu Rwanda ibintu ngo byarazambye, abantu twabagirira nabi, mbese mwumva ko turi nk'isiro kwayo. Nyamara kandi mu by'ukuri twubaha uburenganzira bw'abantu bacu, ndetse n'abo bantu muvuga ngo twangiza uburenganzira bwabo ni abacu, kandi ibyo ni ibibazo byacu bwite. Ati ariko icyo ni ikibazo gihuriweho n'abantu bose. Ati yego, nawe niba wemera ko gihuriweho n'abantu bose ukaba ubyizera koko, wakabaye nawe ubwawe wicura urubanza rw'uko nta ruhare wagize nyine mu kubungabunga ubwo burenganzira uvuga. Ariko ntabwo wakabaye uza ngo utubwire ngo nimukore ibi mubigenze gutya, nk'uko nyine wumva ibyifuzo byawe n'irari ryawe ribishaka, ngo wumve ko uzaduha urutonde rw'ibyo tuzakora tukabikora uko ushaka. Urumva iwanyu muvuga ko u Rwanda ari nk'ahantu ikuzimu, ahantu hameze nabi nyamara mu by'ukuri mwibagirwa ukuzimu twavuyemo, tukaba twarakuvuyemo tukagera aha ngaha igihugu tukigejeje aka kanya. Ariko kandi mwirirwa muvuga ubusa ibintu bidashinga bidafite epfo na ruguru. None se ibyo bagushinjura bihakana? Ibyo ntubishingwe rwose, ibyo ni ubucucu. U Rwanda ni igihugu gitandukanye cyane n'uko bakivuga. Uzi aho twavuye mu myaka 25 ishize? Mu by'ukuri birashoboka ko muhugira ku byo muri Afurika no mu Rwanda, ariko ntimutekereze iby'i Burayi iwanyu aha ngaha turi. Iwanyu mwangiza uburenganzira bw'abantu, mwirirwa muvuga ubwigenge n'ibiki byose, ariko reba abantu abimukira bava muri Afurika bazi iwanyu, mwirirwa mucuncurira mu nyanja za Atlantique mubiciramo. Ubwo burenganzira bwabo ntimubabara, ibihugu baba baturutsemo ntimubigirire impuhwe ngo mubitekerezeho, ariko mwirirwa muvuga ibintu bidafatika. Ariko nari kubajije ku ngingo y'iterambere ry'igihugu. Ati yego nyine ndabyumva ni iterambere, ariko sinawe ugena iby'iterambere n'uburyo turizamuramo. Ati wabajije ikibazo, ariko ngize ikibazo ko wambajije ikibazo ukanakisubiza. Yawo ni His Excellence Paul Kagame warimo acyocyorana n'umunyamakuru, nako yanamusomeraga. Burya ntabwo umuntu ufite ubwenge acyocyorana n'injiji. Ni umunyamakuru w'ibinyamakuru by'i Burayi. Urabona ibi binyamakuru by'i Burayi za CNN, BBC, France 24 n'ibindi nk'ibyo ngibyo na za Al Jazeera n'ibindi bikunda gusuzugura abaperezida b'abanyafurika, bumva ko ari abantu baciriritse nyine, basanga baterana nabo amagambo babahata ibibazo. Kugira ngo mwumvishe neva bari kumubaza ngo kuki Kongo iri kuguma ifatwa kandi n'u Burundi buriyo, nawe arabasubiza ati ibyo ni Kongo yabibazwa. Mbese bashaka kumenyera abayobozi b'abanyafurika. Nangira ngo biragoye ko hari wapfa kubaza ibibazo bw'amafuti nka buriya babaza wenda mu perezida w'i Burayi cyangwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ngo yabo baza Vladimir Putin. Abanyamakuru b'Uburayi rero batekereza ko abaperezida b'Afurika baciriritse cyane. Bashatse kumenyera Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Murumva uko yababwiye. Ni isomo rikomeye cyane rero, ushobora kwibaza impamvu ibyo bigaruye, ariko nawe bikubera isomo ndetse uzabyigireho. Umuntu nakumenyera ari injiji, ujye umwumva, umwubahe rimwe, umwubahe kabiri, ariko bwa gatatu ntuzamwubahe iyo njiji. Uzayihanangirize, umwiyamire rimwe na rizima ku buryo n'ubutaha atazongera kukumenyera. Mu by'ukuri ab'Abanyaburayi iyo bakuri inyuma nyine baragushyigikira, ugakora amakosa, ugakora ibyaha mu gihugu cyawe, bakumva ko bazagugira igikoresho cyo kwangiza umuco wawe n'iby'iwanyu. Hagira ukuvuga bakavuga ko ngari kwangiza uburenganzira bwawe. Ariko ikibazo muri genocide mu Rwanda 9 hano iwacu twacocaguranye Abanyaburayi bahari, bari kwinywera igikoma bakina urusimbi, nta kintu baje gukora. Ubwo burenganzira baha agaciro bakoze iki ko ntacyo bamaze? Mu by'ukuri uribaza ngo izi ndwara z'ibyorezo ziri ku isi, ukeka ko ari ibintu biri natural byiza, na kuko ntabwo ariko bimeze. Izi za HIV sida kukica Abanyafurika ikabarinda muri Abanyafurika basambana mu by'ukuri kurusha Abanyaburayi, ntabwo ari byo. Ariko kandi aba Banyaburayi n'Abanyamerika nibo barakoze icyo wita sida, utekereza ko kitagira umuti n'urukingo, n'uwo muti baba bawufite bavura abantu babo, ariko icyo cyorezo bakagishumura mu Banyafurika, bakajya babacuruza imiti igabanya ubukana kugira ngo nyine badapfa, ahubwo bagume babacuruza. Aba Banyaburayi bavuga uburenganzira bwa muntu birirwa bicira bimukira mu nyanja ya Atlantique bagerageza kujya iwabo. Ariko noneho ugatungurwa no kumva bari kubaza Perezida Paul Kagame ngo igihugu cy'u Rwanda nticyubahiriza uburenganzira bwa muntu, ngo gifunga abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko ubundi ndibaza gute umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi nyine, kandi ari ubutegetsi buri uyoboye igihugu? Gute umuturage aba hatavuga rumwe n'ubutegetsi kwa? Hari ibintu ntaba yumva ngewe, uretse no mu Rwanda iwacu, wenda tujya no hanze. Ubundi gute umuturage atavuga rumwe n'ubutegetsi? Ubutegetsi bufite imbunda, ubutegetsi bufite abayobozi, bufite n'amafaranga, bunanafite igihugu erega. None gute utavuga rumwe nabwo? Ubundi gute utavuga rumwe n'abantu bafite imbaraga nyine uretse kwiyahura? Hari ibintu bitabyumvikana.
Abanyaburayi rero uburenganzira bwa muntu babuvuga iyo hari umuntu bashutse ngo akore amabi cyangwa yangire ibyo yangiza, babona hari umukumiriye bakavuga ati ari kwangiza uburenganzira bwe, ati muhe abatinganyi uburenganzira babitinganire rwose nta kibazo, atabaryamana bahuje ibitsina nyamara leta ntabemere, mujyemo n'abasezeranye mu murenge munabashyingire, ati urumva ati amadini aya n'aya nimuyahuzima gatozi, ibyaha nyine bashaka byo gusenya sosiyete n'igihugu runaka bumva ko ngubihakanye cyangwa ubivuguruje aba ari kudefayinga human rights, ariko iyo human rights ntayo bagira. Aya mato muhora mwumva mu by'ukuri uyu muhengeri wo mu nyanja ya Atlantique na Mediterane uhora wica abantu n'umuhengeri nyabaki, n'amasubmarine yabo n'imitego baba baratezemo yica abantu. Ubwo burenganzira bwa muntu ko batabigirira impuhwe ngo bagirire impuhwe abaturage, ariko bakumva ko umuntu umwe w'igihararumbo wagize ibyo yangiza muri Afurika, ufite ibyo atari kumvikanaho n'igihugu ngo nguwo ari we rwose ngo uburenganzira bwe bugomba kubahirizwa, bamurwaneho, ararengana. Wowe nta kibazo ubundi ujya ubyumva, uretse ko nawe ubwawe nyine uba utanabyumva, waba ufite ikindi kibazo. Uburenganzira bwa muntu rero iyo ubushaka urahaguruka ukabuharanira, wowe ubwawe ugaharanira uburenganzira bwawe n'ubw'abavandimwe bawe. Nta munyaburayi cyangwa umunyamerika w'umuzungu uzaza kubuharanira. Abazungu badukoranije bakajya baduca amaboko twananiye guhinga aho baduhaye amatashi, wazaharanira uburenganzira bwawe ute? Nawe ubwawe nyine ujye ubyitekereza. Ni nk'uko bari guharanira ngo ubwa Kongo urumva bayifitiye impuhwe, ni ikibazo nawe ubwawe utajya wibaza.